pe arababaye muri we nyine nawe aravuga none ikintu kirenze du umwana avuga ati njyewe ntabwo Jay sinzi icyo mpfa nawe nanjye umbashije icyo dupfa sinagisobanura ndetse se uhita wumva ko ari ibintu nyine aba bantu nyine nabo noneho baratwaserera natwe noneho njyewe nagize n'amahirwe uri kumva amahirwe nigiriye noneho urumva njye amaze kumvugaho gutyo ngiye kubona mbona arongeye no ku ruhande byabo ngo DJ Mifupa ndavuga ariko rero uyu muntu arexagera nge yambwiye ibi nibi we bya DJ Mifupa we byarakurebaga wabivuze ko ari wowe zibyo yarasoba nese ko yaje agahakana katari we yavugaga we kuki wagumeje umushinja kare ayiwe buriya Brian nagashobora kugira DJ Mifupa kubera basangiye akazi oya nge ndamukunda ni si Flix uri kuvuga Dumba Flix wanjye ibyo ubona ko aza no tukanakorana n'ibiganiro kuri channel yacu niko Brian suri kureba muri comment sha comment zanjye zahagaze ntago ziri kugenda nanjye zahagaze ariko abantu bose barimo baravuga ko yavugaga n'ubundi Flix biriya n'uburari Brian nawe Akamifupa agomba kukadefanda cyane kubera bari muri competition imwe yago yajyaga bivuga tukamugira umusoro nta mukobwa n'umwe ngiye mu kino gihugu turi muri competition imwe ariko Dumba ntukazajya unciriritsa bigeza nta mukobwa n'uyu n'umwe ngewe ndi muri competition nawe reka da oya buriya reba ukuntu bakwandikiye hano kandi umuntu byanditse ni umuntu w'umunyabwenge ndabona ari umuntu w'umunyabwenge bamwita Kelly Rwanda aranditse ngo ariko DJ Brian igenda gake yarakaye kuri Yago arakara kuri DJ arakara kuri Platini arakara kuri Jay Jihad ni mubi ese abo bose arakara no uzibintu barimo baramubwira hano atese wumvise ibyo yavuze kuri Platini sawe kandi yakoze iki ngo gute wita umuntu Mifupa ari umuntu muzima ngo se hari mu bijyana kure murabita mu oya kandi ngiye muri comment bagenda buko bamereza n'izindi nyunganizi nabwiye abantu ndababwira ni ibintu byose Jihad yagiye avuga mubona biguye n'ibintu umuntu muzima atagakwiye kuvuga mubimereze kuri WhatsApp yanjye reka nongere nyibahereza I'm going to show you this fuck this I'm going to fuck him up we bad subira ko kaboro I'm going to fuck him up shamba bareka n'ibya ngo yavuze Pastor Mutesi ararengera aha reba exidira ukuntu yanditse nawe exidira nawe utangiye kwiga utangiye kumenya ubwenge kwita umuntu Mifupa nabyo byabyara icyaha ni uguhembera urwango wala ariko mana umva ko murakabye ibintu mukabishyira ku Exidira yaje ku ruhande rwawe Exidira yaje ku ruhande rwawe noneho hano hari undi muntu w'umunyabwenge yavuze ngo dehumanization ikorwa ite abahanga mutwibutse maze Brian yicare yige nawe atazagwa mu cyaha muhumure nta cyane ndakugwamo ngewe abanyarwanda eregwa ntabwo turinjije abantu bacu umuntu ukina rukumva ngo umuntu ukina na sini turamumenya Brian iyo abantu batangiye kukubwira atari ko ari umuntu ukina two faces ati ntago bitinda turakumenya oya ni umva nkubwire je nibyo kare nakubwiye ibi bintu byose tuvuga abantu baranariza kare bakavuga ati ariko uyu muntu akakana ariko uvuga ko ndi kubona kari guturuka kurera hano hari umuntu uvuze hari umuntu w'umuhanga cyane nawe hano uvuze ngo nta Jihad nta gasuku mwese kimwe abanyarwanda ntidugace ku ruhande
ngewe rwose ebane mvuga amagambo y'urukozasoni ndatukana ariko ngira ubwoba ngiramo ubwoba. ariko nawe reka nakubajije kandi Dumba yakubajije kuki upiboneka yabivuze ati, kuki umuntu wese mugiranye ikibazo uhita umujyana mu macakubiri Njye nta muntu n'umwe njye nakubwiye abantu twajyanye n'ibibazo kandi bayagaragaye. na ba buri nguni ntabwo wazanye ifoto ya papa wawe itari iya nyayo buriya we wari ubikoreye Ni kwa kundi umuntu akohereza nk'ifoto uri kumva ati papa wa buri kantu nguyu kwa kuri kumva biduhereza banayimpaye gutyo ndavuga ni ngo wigeze wumva ngiye mvuga ngo papa wawe yagize gutya na gutya. No, Ahubwo abantu nibo bavuze ngo uwo mugabo ngo ni gutya na gutya kuko ariko barasaga pe Gaje. ntabwo njye nigeze nzara mu kanwa kanjye ngo uyu muntu ngo papa wawe yagize gutya ya uzarebe na Mikere ajyaga mutwika ngo mama warafunze ariko sinigeze avuga ngo afungiye iki. none Ibyo se duhuye. kuba wafashe ibi we nawe wagiye utuka umuntu ukamutuka ku giti cye utazanyemo ibyo babyeyi ubuse ko bafashe komenti bakubwiye ngo mama w'umuntu ngo ibiki nka mama we wamuzanye mu bintu bye gute Njye umva nkubwira ukuntu byagenze uzi ko jihadi ariwe muntu watangiye kurengera ajya muri famiye aragenda ajya avuga ngo ngiye ngo nakundanye ngo n'umukobwa ngo imyaka 8 ngo nzavunga icyadutandukanyije ngo ngiye ngo yagiye gufasha ngo asanga arimo arafasha mu rugo ubwo se yari yagiye mu rugo ra si yari yagiye mu rugo du umukobwa Dumba. imyaka 8 ariho buretse gato nyine du si yari yagiye mu rugo buriya yari yarugiye ibyo ntabwo nabyumvise ntabwo ariko ubwo nibyo niba yarabivuze nyine nibyo nyine nakubwiraga umuntu nyine yari yagiye mu rugo yari yagiye mu rugo dore rero nibingibi njyewe na twari turi kuvuga na Dumba ko twese twahura kuri live kuko buri wese aba afite amakosa ku giti cyiwe nari kuvuga wenda ngo kujya kuregana buri wese yasanga nyine ndimo nakubwira ngo ngewe rega ntabwo rega buriya ntabwo ngewe njya ndenge yagiye mu rugo noneho ngewe iyo ugiye mu rugo unsangana na nyoko twicaye tunywa ngakawa sibyo se doni wagiye mu rugo ndapfuye none itangira kwinjiza mu abantu batari mu bintu na bike bya social media ashaka kubemvolvingamo icyo gihe rero ngewe ikintu nkora nahise njya gushaka mama ngo twisangira agakawa nsanga ashana umurwayi ufite n'ibyangombwa ngira ubwoba shanda byihora nabivuye bya mama nahita mfungwa biriya none se je wowe girlfriend wawe mwambaye imyaka 7 mwatandukanye kubera iki ariko se Dumba kuko kabyara we sibyo umuntu mumaranye imyaka 7 kuko nkuko bivuga mwatandukana uwo Brian arimo aravuga gutyo se Brian ntazo kuri kuri nuko ukuri kwiki nago numvise we ntuzi ko ngira umukunzi se mwese ahubwo unonise peruka ka gakobwa mwakundanaga nyuma urambwira ngo mwararekanye kitonda kubi wari warifatiye kameze nk'agahwinini kahora kwicecekeye ngo kwa Platini oya ariko hari umukobwa wigeze ukundana na Jay bamaranye imyaka ingahe nibyo nyine avuga ni naho hano avuga ngo yagiye gufasha mu rugo urumva rero yagiye mu rugo nawe ndavuga neka nsimbukire iwabo sibyo du ndabeshya du usimbukira mu rugo nanjye ngasimbukira iwanyu Imana ibi bintu kukubya Imana yambare bikarangira ngo kwa Platini cyazanye ngo bya Galilaya n'ibiki gishaka kuvuga ko Clemakina ari we wateye inda mu ka Platini komana yanjye ariko mana bano baravuga ngo jihad ibyo akora arabizi bro kandi cyane ku buryo n'ibyo yandikiye Dumba yabyizeho Haga ibyo bintu niba ariko nari gusoma comment ese Dumba kuri hano hari undi muvandimwe nawe mbona uzi ubwenge yanditse ngo we niba ajya kumufunga azaheramo noneho iki kiganiro aheruka gusohora cya Platini ayobya abantu sha azabikira ahubwo ngo mifupa naho yagopondati we yaramwishe naho tutavuze abo yirirwa yinjirira Brian mu gihe wari ufite inda iyo baguhimba DJ Bondogi ntago wari kuza kubaga ntago se babinyitaga ariko ubwo uruzi kusetsa ntago birirwaga bambwira ngo urwo ruda rwanjye ngo icyo kidacyanjye kihoreresha ibyo bakivuzeho n'Imana ibizi icecekere ariko se Brian reka maze nkubaze hano barakubajije ngo
ariko abajyana mu macakubiri gute ibyo bavuga biva mu kanwa kabo. Ako sha ibi bintu by'amacakubiri mu bireke we mana we tujye tuza tubagane kubagana ntariba ariko sha umva cyexidira ni ikigome kiranditse ngo kare nahuye na buri kantu kuri ribu antera stories zisekeje mumuzane azibasangiza bwoko ki hano ari kugira ngo mumuzane Exidira n'abakunda ntuzi ngo Jay we abarusha ubwenge agendera ku byo mwavuze. uva mbese kandi Jihad nawe avuga yuko ari wowe wamubanje nawe akaza kukwikiza kubera ko ari wamutangiye. Numva ngo DJ Mifupa na Papa Bebe yurije umubyeyi ubyaye umwana abyaye. Abantu bo muri comment ubwo baraje na umva mbese n'iryamire banza wumve ngo kandi iyi community y'abanyarwanda bahuje ibitsina mbona bahuriye ku bintu bimwe, talkative and discipline nonsense n'izindi character mbi zidahesha agaciro moral values. Iwawa n'amageragere amarembo arakinguye. Hano harimo umva ngwiza ukuri buriya mu bantu rwose mbona abantu badakeneye muri societe magingaye. Ntuza ni ikibazo. Ntuza Jihad. Oya Jihad ntago ari ikibazo. Byamaze kugaragara. Oya nta byamaze kugaragara ariko cyane wari wo kugaragaje. Byamaze kugaragara. Oya reka. Oya nta byamaze kugaragara ntago ari ikibazo mu bana ko man uzi uvuze ngo umuntu ngo ni ikibazo mu bantu. Oya hafi. Wese cyagiye bari kukubaga bavuga ngo uri ikibazo mu bantu, wewe wiyumva guta ntabwo uvuze ngo ariherera gukarira. Nawe rero iyo umuntu muri kuvuga ngo ni ikibazo mu bantu mane ahubwo wenda nuko biba byarengereye byafashe indi ntera. Gusa ikintu cyo kimwe nakubwira ntigiye kuva kuri live ngiye nababwira ibyo byo kuvuga ngo kurega ngo umwe ngazarega ngo undi oya, kuko buri iyo habaye guterana amagambo umwe akavuga n'undi akavuga buri wese nawe aba afite ingingo imurengera. Ntabwo rero ibyo byo kurega ngewe na wa mugani wa Dumba we haracyari umwanya haracyari igihe, ariko ibyo byo kurega ngewe ntabwo. Niyo mpamvu hari abantu bavuze ngo abantu bo muri community y'impuza urumva iyo baryamana bahuje ibitsina hari ibindi bintu rwose nyingira mu bibazo. Uwo bayumva yavuga abandi sha bamuvuga akababara n'umuntu koza iyo umuntu bari kumuvuga Ndumba reka kwihebesha n'igihe kambiswa nigiye kwiheneza muramukimane barinde umva bdigi ugenda untekereza when you come sibyo cyane sheri. I want to know. barimo ngo Brian ngasigaye arenze ko macu asigaye arenze kuba erego ubu ndashaka amafaranga niyo ndaje ishinga ibindi bamwumva ari ntazi byari byo ubu igiceri nicyo kiba kiri mu bwonko. naho ubundi umutinganyi washa noneho byarangiye pe ariko n'ubu birangije ekoje ngo rero ikibazo cya Jihad ni uko kuva last year ntaho wamubona no muri blog. ntabwo ujya kuboneka muri blog sibyo ariko sha disi tujye abantu bajye bagira baburetse gato nkubwire Kasuku Jihad yivugiye kuri live ngo nzanye system nshya yo gukora ikiganiro uri kumva. Yarazi ko kuvuga abantu abitirira amazina asebetse ari ubwenge kumbi ntazi ko ari byo bizamukoraho. Abakaritasi nabo barimo baragufasha kubaga. Akura baza no muri comment. Akakarayibu tukarangiza ariko uyu ni wo musozo wa nuza rwose. Oya ariko umusozo wowe ushyiraho umusozo wowe uri Imana yamuremye ware. Ntabwo ari njye ushyiraho umusozo abantu nibo bashyizeho umusozo. N'ejo tuzagaruka. Sawa.